Ibihe byiza mwebwe mwese muri ahantu henshi hatandukanye, tubifurije amahoro y'Imana, tubibutsa wowe utarakora subscribe kugira ngo uyikore, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5/5. Uyu munsi rero twashimye ko tuganira namwe ibintu 11 bizatuma wiyubaha cyangwa se bizagufasha kwiyubaha mu gihe uri muri sosiyete y'abantu runaka, bakavuga ati kwera uyu muntu yarisobanukiwe, umuntu ariyubaha. Ikintu cya mbere rero kizagufasha kwiyubaha, rekera kwirirwa gushaka abantu mu gihe we ibo batagushaka. Stop looking who not looking for you. Rekera kabisa, bireke kwirirwa wirukanka ku muntu umushakaho ubufasha runaka. Bireke, hagarika. Niba umuntu atagukeneye ntagukeneye, reka rero kwirirwa umwirukanka inyuma umushaka uko bwije no ko bukeye. No, bihagarike kabisa. Ibyo bintu bizagufasha, bizatuma wiyubaha. Ikintu cyacu cya kabiri rero, stop begging. Reka gusaba. Wagize akabazo wirukanka, wagize emergency runaka ugahita wirukanka. Stop begging bro. Ihe personality zawe zituma kabisa. Niba ari ikibazo cy'ubukene ufite, shaka ukuntu wikura mu bukene. Niba ari ikibazo cy'amafaranga, shaka ukuntu ubona uburyo wazajya ubona amafaranga mu buryo bwiza kandi bwubashywe, aho kugira ngo uze wirirwa usaba umuntu wamfashije none, wamfashije ejo, wamfashije kaba wamfashije. Oya, stop begging to other people. Ikintu cya gatatu, reka kuvuga nibitajyanye, yani nibidafite umumaro. Stop saying unnecessary words. Hagarika rwose guhora uvuga. Hari igihe umuntu avuga amagambo menshi arinze, umuntu akajya akakwibazaho. Uri talkative, uvuga byinshi kandi bitanafite umumaro. Niba ushaka rero kwiyubaha, gabanya amagambo. Reka kuvuga ibigambo byinshi, vuga make ariko afite akamaro. Ikintu cya kane rero kizagufasha kwiyubaha, mu gihe abantu batakubashye, bigaragaze ako kanya. When people disrespect you, confront them immediately. Niba umuntu atakubashye muri ahantu runaka ukabona aragusebye, bro, ihagarareho nawe wite widefanda. Yego, umuntu ntakagusuzugure mu ruhame ngo nawe utuze ngo agize ubunyangamo. Niba umuntu atakubashye, hita ubimugaragariza, umubwira ati man, n'ikindi gihe never ntuzankorere iki. Yani hita ubimugaragariza, umubwire, ubigaragaza ko yani kutabyishimiye. Ikintu cyacu cya gatanu, gabanya gusura abantu mu gihe bo batakwitayeho. Ugasanga umuntu kuvura forcing, ejo wamusuye, ejo wamwitayeho, ejo byagenze gute, ejo stop visiting those people, especially those they don't care about you. Ikintu cyacu cya gatandatu ni ntukarye ibiryo by'abantu mu gihe bo batarya ibyawe. Yes, mu yandi magambo, wikomeza gukoresha ibintu by'abandi mu gihe bo batagukeneye cyangwa badakoresha ibyawe. Niba bagutumiye ahantu just muri party, umuntu akagahora gusohokana ibiki n'ibiki, stop eating others people more than they eat yours. Yego, umuntu ntakagugura inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, wowe gusa just uri aho ngaho, nta kintu wewe witayeho. Ibyo bintu ni bibi cyane. Ikintu cyacu cya karindwi kizagufasha mu kwiyubaha, invest in yourself, make yourself happy. Shaka ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma wishima. Ishimisha, ikunde, investing. Banza wiyiteho wowe ubwawe, umenye ikintu ukwiriye gukora ndetse n'icyo udakwiriye gukora. Shaka ikintu kizatuma wishima, aho gushaka ibyishimo mu bandi bantu. Wowe ubwawe banza wishimisha ubwawe. Yes, ishimishe. Shaka ibyishimo wowe ubwawe, ubanze wishimisha, nibwo uzamenya gushimisha abandi. Ikintu cyacu cya munani,
stop entertaining gossip to other people bro. Rekeraho kwiruga uvugavuga gossip, uteranya abantu, utuma abantu batumvikana, urema amacakubiri hagati y'abantu. Oya, stop it. Ibyo bizatuma nubihagarika. Wari usanzwe uri umuntu ugira amagambo menshi, wari umuntu uvugavuga uteranya nk'abantu. Stop gossiping other people. Ikintu cyacu cya 9 kizatuma wiyubaha cyangwa se wubahwa. Mbere yo kuvuga banza utekereze. Yes, iyo nindi pira, icyo ni ikindi kintu cy'ingenzi mu buzima bwawe, cy'ingenzi kabisa. Mbere yo kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose, banza utekereze uvuga ati iki kintu ngiye gukora ni ikintu bwoko ki. Ikintu cyacu cya 10, always look at your best. Yego, reba buri kintu cyo mbere na mbere, reba ikintu cyiza kikunogeye, kikubereye, ujye wambara neza. Ibyo nabyo bizagufasha by the way kwiyubaha. Uburyo ugaragara, uburyo wambara, uburyo utekereza, ibyo nabyo ni ikintu cyo gufasha kwiyubaha. Umuntu akavuga ati kabisa, umuntu yakubona ko uriya muntu ni gentleman, ariyubashye. Uburyo yambara, uburyo avuga, uburyo atekereza, imigendere ye, ukabona koko ni umuntu wisobanukiwe. Ikintu cyacu cya nyuma tunasoza, be good in what you do the best. Kora ikintu cyiza kandi icyo kintu gikore mu buryo bwiza burenze urugero, mu rugero rushimishije. Ibintu byawe ubikore mu buryo buri excellent, ku buryo nta muntu wo gucishamo ijisho ikintu wakoze kabisa, ku buryo nta wundi muntu wateraho izindi comment. Niba ufite ibyashara byawe cyangwa se business yawe cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ukora, gikore mu buryo buri professional, ku buryo undi muntu avuga ati kabisa uyu muntu ibintu akora ni pro, ararenze. Azi ibyo akora, azi uburyo akoramo ibintu byiwe, ku buryo umuntu ajya avuga ati kweri iyi ni property cyangwa se iyi ni product y'uyu muntu, kuko mu buryo akora ibintu byiwe burarenze kabisa. Uwo muntu rero ibyo ukora n'uburyo uzajya ubikora mu buryo buri bwiza, burenze, bushimishije, abantu bazabikubahira. Rero abari badukurikiye, ni ahangaha dusoreje ibiganiro byo bizakagaruka, ni ibya buri munsi. Wowe utarakora subscribe kugira ngo n'amagambo meza y'amasomo menshi azajya kugeraho nk'uko ubonye iyi